nuko dutangiye naho karimbo keza rero tugenda tumva uturimbo tugiye dutandukanye two hirya no hino nkuko mugenda mutwumva, akaba rero ari ruda y'uburyohe y'akataraboneka, nuko tugenda tuzana ibishya bigiye bitandukanye, noneho tukaba tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ndetse na Yesu Kristo ndetse na ya Muhammad na Buddha. Buri muntu wese n'imyemere n'imyizereye, cyane ko twebwe ruda ntabo duheza ntabo dusigaza inyuma, kuko ruda ari uburyohe. Akaba rero n'ikiganiro cy'umunsi ari ikiganiro kidasanzwe tugiye kubagezaho, aho muri abari mu Rwanda, mu mahanga, aho hose tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye, ariko sinjye njyenyine ndabandi kumwe n'umugabo w'inararibonye umaze kumenyekana cyane muri politike mpuzamahanga, nkuko yagiye abyivugira ko ahetse demokarasi mu mugongo cyangwa se demokarasi togotera mu rutirigongo. Uyu munsi rero tuba turi kumwe abitubwira byinshi birambuye, turagaruka kuri byinshi reka abanze abasuhuze. Yego nibyo, demokarasi yihuse, demokarasi nya demokarasi yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Iyi demokarasi niyo demokarasi nya demokarasi ya mbere, kandi izanikurikira maze bityo rero katugende dusesengura byinshi, tumanuke mu mizi, none tuzamuke ahagana mu mashami, turagera no mu bibabi, tumenye umwuka uva mu bibabi uzamuka mu kirere, maze abantu bakawuhumeka n'inyamaswa zisigaye zose. Muri demokarasi yihuse turahasesekaye maze. Iri ni ya studio yacu y'uburyohe turimo, ikaba ari radio ya Ruda ibageraho 5/5, ikaba ari radio ikorera i Kanombe iruhande rw'ikibuga cy'indege. Murabyumva, kugira ngo abanyamakuru bashobore kugera hirya no hino mu buryo bwihuse nuko bagomba kuba baturiye ikibuga cy'indege. Akaba ari radio rero ya Ruda mukomeje kumva, ikaba rero tugiye kubagezaho icyo kiganiro, twizera ko muri mwese mudukurikiye, kandi abafite udukaramu mwandike izi nimero tugiye kubabwira, kugira ngo ube wakohereza igitekerezo cyawe cyangwa se wagira ikibazo nkuko bamwe bari kugenda babikora, ndetse n'inama watanga nazo turazakira. Izo nimero zikaba ari izo birumvikana n'uguteranya 250 78 34 28 6 kubaba mu mahanga hose. Naho abari imbere mu gihugu ni 07 834 muka natwandikira ku rubuga rugari imbuga ngari ya Ruda kuri wa@ruda.tk. Birumvikana perezida nya perezida mukihamagarira mukamuhamagara mukivuganira nanjye perezida nya perezida bwite, umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike wakataraboneka ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu, umunyapolitike mukuru w'umuzehe. Birumvikana uyu ni umusaza nta wundi, umusaza mukuru w'umuzehe Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza wakataraboneka. Ngo iki muri demokarasi ni demokarasi yihuse tugiye kuba tuganiraho, twizera ko muduteze amatwi muri benshi ndetse n'abateraniye hano badukurikiye. Tugiye kuganira kuri demokarasi, nakomeje tuganira n'abantu benshi batandukanye. Nk'umunyamakuru nakunze kubazwa n'abantu benshi bambaza ngo demokarasi ubusanzwe bishatse kuvuga iki, bisobanuye iki? Demokarasi yihuse yo itandukanye na demokarasi yaturutse mu Bugereki. Birumvikana iyi ni demokarasi yihuse nyarwanda, nya East Africa, nya Africa n'isi yose. Demokarasi yihuse rero yacu ni ugushira ukizana kwa muntu, yaba muto yaba mukuru yaba igitsina iki na kiriya. birumvikana n'abanyabibiri utabirengagije.
birumvikana n'ubuyobozi nyabuyobozi bw'abayobozi ndongozi z'akataraboneka kuva isi yabaho, ubuyobozi buzanywe n'abayobozi batajegajega, abayobozi batanga ijambo ku buri umwe wese, hanyuma ubwisanzure bukaba ariyo ntego, noneho kwibohora umuntu akibohora mu bwonko no ku mutima, noneho umubiri ukirekura akasabana n'abandi nta kuhishanya, nta kuryaryana, nta bintu byo kubyihererana, ahubwo twese tugasangira akabisi n'agahiye duhereye kuri iri jambo. Birumvikana demokarasi yacu ni yazanywe n'abayobozi nk'uko natangiye bivuga nyabayobozi, hanyuma ikashimangirwa n'abayobozi bose b'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu ku buryo bazayisangiza n'abatari abaruda b'abanyarwanda b'abanya East Africa n'abanyafurika bose, ikwirakwiriwe inakwirakwizwa hose, isabagire hose. Demokarasi yihuse ije kwihutisha byose muri rusange, yihutisha imirimo, ubuhinzi bworozi, inganda, ubuvumvu, birumvikana n'uburobyi, birumvikana ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro atandukanye, uburezi bwa kijyambere bwa kisasa n'uburezi bwa kera bwahozeho kuva kare kose twakomoye kuwiteka. Ubwo n'uburezi nyaburezi gakondo kanani y'abanyarwanda twahawe n'uwiteka ku buntu, tutaguze tutaguranye, tugamije guhindura ibigoye tubihindura ibigori, tugaburire n'abashonje. Ubwo abaruda ni muri uru rwego. Ibi byerekerana na demokarasi yihuse ni gahunda nshya muri iki kinyejana cya 21 mu kinyejana cya kabiri. Ni ikinyejana, ni ikinyagihumbi. Ikinyagihumbi cya kabiri, birumvikana ikinyejana cya 21 muri demokarasi yihuse. Abana bato, urubyiruko, ibikwerere, abasaza n'abakecuru, birumvikana mwese hamwe muri demokarasi yihuse turahasesekaye maze. Birumvikana tubwiye mu ncamake, ariko hari ikibazo dushaka kugira ngo mudufashe gusobanurira abari terani hano ndetse n'abandi badukurikiye. Ntabwo abantu benshi bafite amahirwe yo kuba barize cyangwa bazi indimi z'amahanga. Demokarasi ubundi iri muri ruhe rurimi ubundi, ubwo turashaka ngo tuyisobanure neza, kuko mwebwe muri kuvuga imigabo n'imigambi ya demokarasi yanyu, ariko turashaka ngo demokarasi ni ijambo ryatangiye gukoreshwa ryari, ryaje riti ubundi kugira ngo rivugwe ryitwe demokarasi, ubundi urisobanuye mu kinyarwanda twashaka kurisobanura ko ari iki, kugira ngo abantu bose bateraniye hano bose basobanukirwe demokarasi ni iki, bamenye na demokarasi yihuse neza, kugira ngo nk'uko baruda ukuboko kw'ibumoso ari ugufasha abakene no gufasha abafite ubumenyi buke kugira ngo bazamuke, niyo mpamvu kw'iburyo ariko kugomba gufasha abo bantu bose b'ubumenyi bukeya, abafite ibibazo, abafite urugingo rumwe, bagendera ku kuguru kumwe, abafite ukuboko kumwe, nibo ruda igomba kwitaho mbere na mbere kurenza kujya kwita ku muntu ufite amaguru abiri wiruka. Ruda rero kabibereyeho gufasha batazi gusoma, batazi zo ndimi zose kugira ngo basobanukirwe. Rero mwadufasha mukadusobanurira ijambo demokarasi mu buryo burambuye mu kinyarwanda bivuze iki? Ni demokarasi yihuse nk'ibinyura mu kirere n'ibinyura hasi ku butaka no mu mazi no mu buvumo, mutingito utambuka bose barawumva kandi wirukanka cyane, kandi mu buryo butagateza impanuka, ariko kubera abantu binangiye bagakora ibyaha, ibyo byaha biba byinshi bigatangira umutingito ugasenya ibyiharaho. Ni nk'izo demokarasi zagiye zibaho zasenya ibyo byose. Naho iyi demokarasi yihuse yacu y'abaruda nta manuka iteza, nta miryane, ahubwo iyi ni demokarasi nya demokarasi gakondo kanani y'abanyarwanda nziza cyane,
ni ubwisanzure, ubwigenge bwa muntu, ubwisanzure bwa muntu uwo ari we wese utavanguye igice icyo ari cyo cyose, ugashira ukizana muri byose kandi kuri bose, utashobora guhezwa na bamwe cyangwa ngo wowe ubaheze cyangwa ngo umuntu yiheze, no kwirekura twese tugasabana muri byose, tugakora tugakwakwanya, ugakora ukora ibyo ushoboye ibyo uzi, na mugenzi wawe agakora ibyazi, twese tugahuriza ku isoko rimwe kandi ntihagire ishari, tukagira ishaka ntitugire ishari, ryakabaye ishari rikahitwa irushanwa, turushanwa gukora byinshi byiza by'akataraboneka, nakora icyiza kurushaho nawe ugahaguruka ugakora icyiza kirenze icyanjye, na ejo nanjye nkivimuze ngo nkakora ikibarenze bose. Ngiyo demokarasi yihuse tuzanye, ize guhiga izindi demokarasi zagiye zibaho mu bihugu byose kuva amajyaruguru y'isi, burasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo, n'aha muri Afurika hagati, aho u Rwanda tugiye kurugira umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tukayigira umurwa mukuru w'isi muri demokarasi yihuse. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane, bityo rero abantu bose bazatangara bumirwe, kuko na n'ubu baratunguwe, barimo baribaza demokarasi yihuse ko ari uburyohe bw'ibihekane. Murakoze cyane kudusobanurira demokarasi noneho mu buryo burambuye. Urabona ko abari hari inyuma bari kumwenyura, urabona ko rwose babyishimiye, kandi ngira ngo nuko abaruda tuzagenda twigisha kugira ngo abantu bose basobanukirwe, he kubaho amagambo abantu batwara gutyo, ahubwo ibintu tujye tubisobanura nk'uko ruda, ikintu cyose cyitwa uko kiri, gitika cyita igitiyo, ikiko ikakita ikiko, umunyamafuti akitwa umunyamafuti, umunyakuri akagaragara nk'umunyakuri. Rero ni muri ubwo buryo tugiye kugomeza tugana byinshi kuri demokarasi, n'abari hano no bari bugende bagira ibibazo babaza, n'abandi baranyuza ibitekerezo byabo kuri rwa rubuga twabahaye. Uyu muri kumwe rero ni Prof Barafinda Sekikubo Fred, akaba ari imwe mu mwarimu mpuzamahanga, akaba ari we utoza aba prof bigisha za kaminuza benshi ku isi, akaba yarabiherewe n'impamyabumenyi mu rwego mpuzamahanga. Ibyo rero nk'uko mumubona ari hano, uyu munsi twagize amahirwe kubana nawe, rero akaba ariyo mpamvu tugomba kumubaza byinshi kugira ngo izi mpamvu 200 ahetse mu gikapu sizo gusa, afite byinshi, kuko ifashe 200, ufashe 200 ukongeraho 200 ukongeraho aryo ubwo zirinize kongeraho 20, ubwo zose hamwe ubwo zaba zibaye zingahe? Birumvikana ni impamvu nziza nyinshi, 22,200 n'ingingo 50 z'amategeko zigiye kurengera abagabo n'abagore n'abana babo. Umuryango muri rusange wubakwe ukomere, barwubake rukomere, ntizizasenyuke, ntibazubakire kuzisenya nk'abatubanzirije. Ugasanga basezeranyije uno munsi abagenyi, bitarenze iminsi 2 ugasanga urugo rwahiye, rwasenyutse, rwakongotse, n'iki cyarutwikaga. Izo mpamvu zose nizo twivuye imuzi. Imuzi ni muzingo ni muzinzi, tusobanura ziranasobanuka muri izo ngingo z'amategeko 50 nsha. Igitabo kimaze gusohoka nacyo mwagisanga kuri wa3.ruda.tk muri audio. Birumvikana muri hard copy muri hafi nanone kugisanga kuri urwo rubuga, muzakibona hose. Kigiye gusabagira kuko tugiye kugisangiza isi yose, Afrika bw'umwihariko na East Africa, gisemurwe mu ndimi zose, none abantu bafatire kuri urwo ruzitiro amategeko agiye kugenga no kurinda umuryango nyarwanda, nya East Africa, nyafrika n'isi yose mu kurwubaka. Noneho izo nizo zabanze kuza mu ikubitiro muri saro, zirengera imiryango n'umuryango nyarwanda, umuryango nya East Africa, umuryango nyafrika n'umuryango w'abaturiye isi yose, kuko uburenganzira bwa muntu, ubw'umugore n'umugabo n'abana bugiye kubahirizwa muri New World Order, mu isi nshasha
y'abantu ba none b'isi ya none, atari isi ishaje yarizanye ibintu birimo kuyobya uburari bw'imyubakire y'ingo z'abantu za kiremwamuntu, zikaba zari zitangiye kurara zisha, bugacya zisa nk'izo kizimyamoto yagezeho yazimije, zikica nkete hagati aho, ariko noneho bwakwira bakabiteze ko zirarara zigurumana, zose zari zimaze gusha zikongotse. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwo turahasesekaye zose tuzishyire ku murongo mushasha w'iki kinyejana cya 21 mu kinyagihumbi cya kabiri. Turahasesekaye abaruda n'abarudakazi muri gahunda nsha ya New World Order, isi nshasha ya none ubiratangiye. Demokarasi we warayibonye igenda? Murambajije nanjye noneho demokarasi kugeza umunsi wa none iraririmbwa mu ndirimbo, ikanacurangwa n'ibihugu byinshi. Yenda muraza kumfasha no ku kibazo cyari kimaze kwandikwa n'uwitwa Pacifique abaza ibihugu byinshi, amateka y'ibihugu byinshi akurikije demokarasi uburyo zigenda zivugwa muri ibyo bihugu, uburyo batangira baririmba demokarasi, abantu bakaza leta iriho ikavaho, iriho ikavuga ko igiye kuzanira abaturage demokarasi, ariko none ugasanga rimwe na rimwe ibintu abaturage barushaho kubaho mu mibereho igoranye kurenza iyo bari babayeho mbere. Ngira ngo nka mwarimu mpuzamahanga ibyo wowe urabibona neza, muraza gufasha kugira ngo iyo Pacifique tumusobanurire. None wakabaza ni iki kintu kiri butume abantu bashira impungenge bafite ko amateka dusanganywe haba ari muri no bihugu tubona n'amateka y'isi uko byagiye habaho gusimburana buri gihe, akenshi usanga rimwe na rimwe hazamo izo ngorane, ugasanga abari abatoni bwa kabiri nibo bagizwe abakene, abari barasubijwe inyuma no bazamuwe, ibintu ugahora buri gihe ubona ari ibintu bimeze nko guhorerana gusa guhoraho. Mbese RUDA yo ifite uhe muti kuri icyo kibazo? Ese yo icyizere iri buha abanyarwanda kugira ngo bumve ko demokarasi izanye itandukanye n'izindi demokarasi zaba zarabaye hano muri Afurika cyangwa se ku isi yose? Muradufasha kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa n'ubwo buryo ki demokarasi ya RUDA itandukanye n'andi mademokarasi yose. Ni byiza cyane. Ziriya zose ko wagiye uzivuga mu majyaruguru y'isi, ibihugu bihaturiye n'iburasirazuba n'iburengerazuba bw'iyo si ya none, no mu majyepfo bw'iyi si na none, no hagati ku isi, demokarasi yose yari ihari, yose yabaga y'intwaro ya gisirikare, gufata ubutegetsi bw'abaturage bakabufata ku ngufu, bakaburepinga, bakabunyweza, bakabugira akarima kabo, bakabigira umutungo wabo, noneho bakatoza abaturage kuririmba iyo demokarasi ku ngufu, babegeranyiriza mu masitade hirya no hino no mu biterane bitandukanye by'abanyapolitike ba gisirikare, atari abanyapolitike b'umwuga, aho ugasanga ni babandi bagiye gukeza abami babiri. Ajya muri demokarasi n'iy'abaturage kandi ingufu ni za gisirikare, none ugasanga barazana ingufu mu bwisanzure, mu isanzure ya demokarasi, muri demokarasi nya demokarasi y'abaturage, gushyira ukizana bishyiriraho, none kuko babikwiriye, bibakwiriye, bumva bibabereye, bitabanogera bakabyikuriraho nanone, noneho abasirikare bo bashimangira ibyo bitanogeye abantu. Urumva iyo demokarasi yagendaga ishimangirwa n'abasirikare. Igihe cya gisirikare cy'ingoma za gisirikare kirarangiye, kimeze nka cya gihe cy'ingoma z'abaroma zaje kurangira, nk'igihe cya Nebukadineza nacyo cyaje kurangira, abamedi n'abaperesi kwa Farawo. Birumvikana demokarasi
bagiye bayisobanura kenshi. Birumvikana kwa Idi Amini Dada yayisobanuye kenshi ukwe yaratambutse abantu barayibonye. Kwa Mobutu Sese Seko muri DRC yitwaga Zaire kera nabo basobanuye demokarasi twarayumvishe. Mu Rwanda nabo baririmbye demokarasi mu buryo bwinshi butandukanye, birumvikana nabo twarayibonye. Birumvikana hirya hino Burundi nabo baririmbye demokarasi, hirya hino barayivuga amadisikuru y'abanyapolitike. Tanzania barayisobanuye, hirya South Africa barayiharanira. Birumvikana muri Afrika yose, birumvikana iburengerazuba bwa Afrika uvuye burasirazuba no mu majyaruguru ya Afrika bose bavuze demokarasi. Ariko ntiyari yonyine yazizanye n'ubwigenge. Ubwigenge muri iyo demokarasi bavuze bwari ubwigenge na demokarasi y'abasirikare bahirikana ku butegetsi babirindukana, umwe ahirika mugenzi we amusimbura ku ngufu amwishe, amutorongesha, amumenesheje akiciramo na rubanda rw'inzirakarengane. Abo bose iyo niyo yari demokarasi y'icyo gihe. Noneho yabaga ari demokarasi ya gisirikare, umuntu akajyaho ahiritse yishe mugenzi we amufunze se, akamutamika umunyu ibihe byose akazarinda ashira mu mwuka, akamumanika mu kagozi akumva ngo azaniye abantu demokarasi. Iyi demokarasi yacu siko ikora, iyo ni ugushira ukizana. Nabo bose watsinze ni ukubashyira mu myanya y'ubuyobozi bose, kuko bagishijwe n'ingengo y'imari uburere bw'igihugu mu turere 30 bose baba bafite ibyo bazi, bose tubaha imyanya tubashire mu myanya, none bose bakore bakwakwanye dutahiriza umugozi umwe, umusaruro ube imbumbe y'abanyarwanda muri rusange apana bamwe. Iyo niyo izaba demokarasi ya bose, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose, abasaza n'abakecuru, ibikwerere, birumvikana urubyiruko, inkumi n'abasore, birumvikana abari n'abategarugori utabasimbutse, birumvikana abangavu n'ingimbi, birumvikana abangavu n'ingimbi. Abo bose bakabona demokarasi izanywe n'abakuze, noneho bakayitozwa. Ubwo ni demokarasi yihuse. Nibayitozwa abangavu n'ingimbi nabo bazayitoza abo bazibaruka bakiriho, noneho nabo nibisazira bazayisige bayiraze abo bibarutse, noneho bizabe uruhererekane rwa demokarasi yihuse mu bwisanzure, mu bumwe n'ubwigenge bwa muntu. Umuntu niyigenga, ubwo tuzavuga ngo akarere kigenze n'umugabane wa Afrika wigenze wahise ubona ubwigenge. USA 2, United States of Africa 2, leta zunze ubumwe za Afrika 2. U Rwanda ari umurwa mukuru w'iyo leta ya Afrika 2, ubwo ni leta zunze ubumwe za Afrika 2, USA 2. Noneho abantu bose bashira bakizana muri byose, biga amashuri abanza n'ayisumbuye, makuru na za kaminuza. Amashuri abanza n'ayisumbuye bigirwa ku buntu, makuru na za kaminuza bagabanyirizwa, bose bakiga. Bityo rero tukagira abahanga benshi, tukakuramo ibihangange byinshi kandi byuzuza ubuziranenge hirya hino, aho twabituma guserukira umurwa mukuru wacu wa Afrika, bakagenda ari ubukombe, bagenda rwose bafite demokarasi haba mu biganza, badafitemo amaraso ajejeta abasirikare uko babigenzaga. Iyi ni demokarasi y'abaturage igiye kuzenguruka amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'amajyepfo y'isi. Noneho iyi demokarasi yihuse ni uburyohe kuri bose, igiye guteza imbere ubuhinzi bworozi, inganda mu buryo budasanzwe, soft industries na hard industries, inganda zoroheje n'izikomeye cyane
zikora ibikomeye mutigeze mubonaho, imihanda ya gari ya moshi, kandi gari ya za moshi nshasha nziza zidateza impanuka ku buryo utazitega ambushi ngo bigukundire, irakubona mbere yuko ihasesekara, we bakaba bamenye n'icyo utekereza. Indege nazo nuko tugiye gushyiramo ikoranabuhanga ridasanzwe n'amato, ku buryo buri muntu azajya agira agahirahiro ko gutekereza ikitari cyiza. Satelite zikaba zabyerekanye n'ifoto ye n'aho yicaye n'uwo ari we. Icyo gihe nuko bizagenda, abashinzwe umutekano bazaba bari muri izo gahunda. Ubwo abanyabyaha nabo nta mpamvu yo kuvuga ngo uramuraza mu nzu umufunze muri gereza. Nta gereza zabaho, ariko law and order shall be maintained. Byose bizaba biri mu buryo, nta mujura uzabaho, umuntu w'umwicanyi ntabwo nawe azaba ahari kuko azatekereza kujya kwica umuntu, satelite be yamusomye memory card y'ubwonko bwe, noneho bamuhagarike hakiri kare. N'umujura nuko, niyo mpamvu twasobanuye haruguru aho ko ntabwo bazaba bahari, ahubwo bazaba ari abana beza, abanyafurika beza, abanyarwanda beza, abanya East Africa beza, abanyafurika n'abaturiye isi. Nta muntu uzongera kugira nabi ukundi muri iyi demokarasi yihuse yacu y'abaruda. Ni naho itandukaniye n'izindi zatubanzirije aho bigiraga ibyihebe. Birumvikana, murakoze cyane kudusobanura ko iyo demokarasi, abatana hano mumaze kumva itandukaniro ry'andi mademokarasi yose yabayeho, ko iyi ngiyi ari demokarasi nziza, demokarasi isobanutse. Ndabona hano Kalisa nawe yanditse abaza ati mbese noneho niba ruda ntawe iheza inyuma, kuba umuruda hari icyo byaba bimaze, waba utaba we hari itandukaniro ririmo? Mureka nawe tumufashe tumusobanure ku icyo kibazo. Icyo kibazo ni cyiza, kuba uri umuruda cyangwa umurudakazi, cyangwa kuba uri n'akaruda gato katarafata irangamuntu, aho kayifatira kakiyizira muri ruda, biba ari uburyohe bw'ibihekane. Noneho banaguha n'ubutumwa hirya ukajya ugenda ujyanye iyo demokarasi yihuse. Urumva ni nacyo cyagaragaza ko unayifite kandi abo uyijyaniye koko kutabapfunyikiye amazi. Noneho aba bandi bari batazi uburyo demokarasi nyademokarasi uko iteye, aho baririmbaga demokarasi uko bweze uko bukeye, ariko batazi demokarasi ni iki, ko ari uburenganzira bwa muntu bwuzuye. Noneho uburenganzira bwe kwiga, ubwisanzure, ubwigenge, yigenga ku butaka bwe, ku nzu ye ntawe ubimusoresha, ku gishoro cye kiri munsi ya miliyoni 6 ntawe ukimusoresha. Ubwo nibwo bwisanzure busesuye kandi bwuzuye. Umuntu aba umushoramari, ashora ayo afite yose, ntawe umubaza ngo wayakuye he. Oya, nimba hari uwo ufite ikibazo ko wayamwibye, atanga ikirego mu rukiko, agaragaza ibimenyetso, nawe ugaragaza ibimenyetso. Ni ukuvuga n'abatwaye amafaranga mu bihugu by'amahanga bayagarure bose, bashore mari zabo mu Rwanda, ari umurwa mukuru wa Afurika. Ubwo ni muri Afurika muri rusange, bashore mari muri Afurika. Twubaka imihanda yo mu kirere, ahari imipaka tuyikuremo, tuhubaka amashuri abanza n'ayisumbuye, makuru na za kaminuza, ibitaro bishasha bidasanzwe, amagorofa maremare agera ku kwezi, inganda zikora ibikomeye n'ibyoroheje zigera mu kirere. Tuhubaka imihanda ya gari ya moshi, tuhubake birumvikana ibibuga by'imyidagaduro ya kiremwamuntu, birumvikana n'imikino itandukanye, kandi babikore kimwuga. Birumvikana bafite inganzo zitandukanye, bose baba baririmba, abahanzi batandukanye b'ingeri zitandukanye, bose muri iyi demokarasi no kubaha ijambo, bose bakabaha uburenganzira, bagakora bakisanzura amasaha 24. Umuntu yatangira kwitwa umusoreshwa muto ari uko ageze igishoro cya miliyoni 6 gusa, kandi uwo ari we wese
waba uri umuruda waba utari umuruda ibyo bikubahirizwa. Ntabwo byakubahirizwa ku baruda gusa cyangwa abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane bose bazisanzura, bose bibona muri demokarasi yihuse rwose. N'utari umuruda n'uburyohe, turabarahiye mwese muzikundire demokarasi yihuse yazanywe n'abaruda. Birumvikana ruda nayo n'uburyohe bw'ibihekane, ize gusimbura akarengane k'ibihekane kaveho, hanyuma ibintu biba uburyohe kuri bose apana kuri bamwe. Ingoma za gisirikare zose zigiye gucyura igihe ku rwego rw'isi yose. Muri Afurika imipaka izavamo, babasirikare bikatiraga ibihugu nk'ibibanza byabo bwite, nk'imigabane bagabanye mu miryango y'iwabo. Ibyo byose bigiye kuvaho, ni nayo mpamvu bayitaga imiryango nyine, namwe mu byumve. Naho twe tuzanye ishaka n'impuzamiryango y'Abanyafurika bose, nta mipaka irimo. Birumvikana ni ishaka rigirira buri muntu wese ishaka. Kugira ishaka, ntugire ishari, ntimukagire ishari, mujye mugira ishaka ni ruda. Rwose ruda ni uburyohe, n'impuzamiryango, imiryango y'Abanyarwanda yose, n'ingingo zigiye kurengera uwo muryango nyarwanda. Ingingo z'amategeko 50 zirengera abagore n'abagabo n'abana babo. Imiryango yose tuzashingira kuri konti ya leta. Abamarana imyaka 10 tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza, bakongera kumarana indi myaka 10 tukabongera indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga. Birumvikana ubwisanzure muri demokarasi yihuse, mu bwigenge bwa kiremwa muntu na Afurika muri rusange, n'umurwa mukuru wa Afurika u Rwanda, bizaba ari uburyohe. Rwa rwandiko turubasomere neza, noneho turwandike no ku ikoranabuhanga baba ariho barusomera. Ntiruzaba ruri muri hard copy gusa, kuko igitabo cy'impamvu 200 cyarasohotse, n'ibihumbi 2 cyarasohotse, n'ibihumbi 20, none n'icy'ingingo 40 zirengera abagore n'abagabo nacyo cyasohotse. Birumvikana mu ngingo z'amategeko zigiye kurengera Abanyarwanda, Abanya East Africa mu kurwubaka. Abanyafurika hose imiryango ikomere, hehe na divorce. Noneho abantu bagiye kuzubaka neza. Tubagira inama baharanira izo mpamyabumenyi bose bazegukane. Cyo kirasobanutse neza. Reka tugere ku kindi kibazo kikurikiyeho. Ndabona wakibajije yitwa Rufonsina, arabaza ku kibazo kijyanye n'ubushomeri. Agira ati ko tubona ubushomeri bukomeje kwiyongera cyane muri ibihugu cyane byacu bya Afurika, ko buri kwiganza, urubyiruko rukarangiza amashuri ntirugire icyo rukora, akazi kakabura, ubukene bukiyongera. Mwebwe mu migabo n'imigambi mufite yo kuzamura ubukungu bwa Afurika, ndabona abaje Afurika yose, ubukungu bwa Afurika zaba ari izihe ngamba mwamufitiye Afurika na hamwe n'u Rwanda, kugira ngo twumve ko turi bugire icyizere cy'ejo hazaza hizewe? Murakoze. Icyo cyizere cy'iyi demokarasi yihuse izanye, ubushomeri yari intwaro y'ubutegetsi muri Afurika bwa gisirikare, kugira ngo bashobore kuyikoresha nk'akaryabarezi. Umuntu bakamukerereza mu mashuri, none yakwiga abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza, bamuhigisha ko nasoza azabona imirimo, ariko arasoza n'impapuro, imbeba zikazirya zikasaziraho. Ndavuga imitsindo batsindiyeho. Noneho yanakabona akazi bakamugerekaho akora neza ngo yanyereze itunga rya leta. Noneho uwarinyereje we bakamukingira ikibaba, akarihungishereza iyo mu mahanga. Noneho bagakomeza basahura Afurika, imitungo bayimarira mu mahanga ya kure, bakayo inyubako ndende, bigira abashoramari yo, bagura imeri nyinshi kandi nini mu mahanga zikora ubucuruzi iyo mu mahanga, binjiza amadovize. Nuko bagiye bakira izo ngoma za gisirikare, niko zakoze. Abo nibo badindiza Afurika kudatera imbere. Bityo rero twabaruda tuze kwihutisha demokarasi mu bwisanzure bwa kiremwa muntu, ubwigenge bwa kiremwa muntu, uburenganzira bwa kiremwa muntu,
kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye afite ubusobanuro, kuko uburere bwa muntu bugiye kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Usange umunyarwanda afite uburere bw'uturere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda, mu gihe wasangaga hafi umuntu nta n'uburere bw'akarere kamwe yifitiye. Noneho ugasanga aricwa n'ibiyobyabwenge, bamugize ikihebe, ariheba akanywa ibiyobyabwenge, bamugize umushomeri, yararangiza amashuri ye, yashinga ka bizinesi ngo ako ni akajagari ntitugashaka. Kandi wababaza ngo ngwiki, ibyo byose ntibaguhe igisobanuro kirambye kigendanye n'amashuri wize cyangwa utarize. Se we yarenganiramo ngo nuko atize? Muri make wakwiga utakwiga, muri Afurika byose byagiye babishize munsi ya zero. Ingoma za gisirikare z'abanyabitugu bakandamizage, bakandamiza abize n'abatarize, bakambuka hakurya y'inkiko z'ibihugu, bagapfira mu nzira, mu mashamba, mu butayu, mu nyanja zikabamira, bamwe inyamaswa zikabarira mu nzira, abagizi ba nabi bakabambura utwo bafite bakanabica, bamwe bakabamugaza, abandi bakabafunga, bakaburirwa irengero, bakabagira abacakara, bakabagurisha hirya no hino, baba abakobwa baba abahungu, babagurisha kubw'inyungu zabo bwite. Iyo demokarasi baririmbaga muri izo ngoma za gisirikare, intwaro z'agahotoro zahotoye abaturage, nta cyiza kifatika zabazaniye usibye kubazanira no kubakururira ibikoba by'intambara, byabatonyangiraho gaho, bibatonyangirizaho kubera bigurumana byaka, none bakabamenaho ibisasu, ibisasu bya kirimbuzi, bakabatubaguza amasasu yavuguzwe mu misoro, babakamuyemo, babaturumbuyemo ku ngufu. Ibyo byose bababuza kwiyubakira amazu yabo mu dusambu twabo, babasenyera, kandi bo bakomeza biyubakira bavuga ngo bararutashe, ngo bafite ubwisanzure, ubwigenge, baribohoye. Ni ukuvuga hibohoye abo, abandi b'abaturage baraboshwe, bambuwe aka na kariya, nta burenganzira bafite ku gihugu no ku bintu byo mu gihugu hose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane demokarasi tuzanye yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatirangamo, bose bazayikunda. Abasirikare barayikunze hirya no hino, noneho kubera abasirikare bagiye gukora imirimo yabo neza, noneho mu new world order, isi nshasha ya none igiye gutangirana n'iki kinyagihumbi cya kabiri n'ikinyejana cya 21, bigiye kuba uburyohe bw'ibihekane. Abantu bagiye gukora akazi kabo ka kimwuga kandi basimburana neza, abasirikare bakora kuva saa moya ageze saa 6, ajya mu mirimo ye, undi amusimbura nawe akora kuva saa 7 ageze saa 12, nawe yitahira ajya mu mirimo yamuteza imbere n'igihugu n'umuryango we muri rusange, umuryango nyarwanda nawo. Noneho Afurika izatera imbere, itezejwe imbere n'amaboko y'abanyarwanda n'abanyafurika, banya East Africa utabasimbutse. Niyo demokarasi tuzanye, noneho basimburana amasaha 24, tubahembe neza, kandi nabo bajye kwikorera indi mirimo yabateza imbere, kandi barinze busugire bw'igihugu n'umugabane, ubusugire bw'umugabane n'akarere ka Afurika kose, kandi basigasira n'umutekano w'amahanga wose. Nta muntu ushotora wundi mugabane avuye muri Afurika. Iyo niyo demokarasi yihuse. Twese tuhahirane, tube magererane, twese dushigikirane, dufashanye. Inganda zose tugiye kuzimanura muri Afurika. Kiteye agahinda indi migabane yose izagira umutekano muke, bose bazahungira muri Afurika. Tubakire muri Afurika, tubakire neza, kuko nabo bigeze kutwakira neza. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane demokarasi yihuse no kwikora, kandi bose tuzabashigasirira umutekano, tujye wabo, tugende ibintu tubisubize mu biryo, mu buryo babone ibiryo nkuko nabo babiduhaga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero ruda n'abaruda n'uturuda duto tutarafatiranga muntu, bose bazakura basanga demokarasi yihuse izanywe n'abaruda, kuko nta mukuru utagira mukuru we. Tuze nk'abakuru batubanzirize, tuze nk'abademokarate. Ubwo nje musaza Barafinda Sekikubo Fred, ndi umusaza
wakataraboneka mukuru w'umuzehe kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane papa demokarasi yihuse ndahasesekaye ubuyapani buzigera demokarasi nk'iyi yacu y'abaruda yihuse birumvikana ubuyapani ibihugu byabayeho kera bigerageza iyo demokarasi ariko ndakeka bigoye gusa ariko yenda kuko bagiye kubona mwarimu mpuzamahanga bashobora kumanuka bakiga tuzabasangiza mu Bushinwa se tuzayibimaho se nk'uko byagiye bigaragara ntabwo abaruda baheza ntawe twakwima ahubwo niyo mpamvu dufite impamvu 20 nkeka ariyo mpamvu zagiyeho kugira ngo abantu baze bige demokarasi cyari cyo bareke gukomeza guhutaza abaturage babaririmbisha demokarasi kandi batayibonye bari mu nyungu zabo birumvikana abashinwa ntitwayibahezaho abarusiya nabo nuko ubushinwa bashonje bahishiwe Korea zombi nazo ngira ngo tuzazihe demokarasi yihuse kuko yamaze kuhagera hari abahagarariye ruda muri Korea zose birumvikana cyane ko muri ibyo bihugu bigera ahandi Afurika abandi banyabihugu bagatitira ngo bafite demokarasi kandi ari igitinyiro cyabo bafite ariko bakwiriye kuza bakiga demokarasi demokarasi itarangwamo ibitwaro ahubwo irangwamo n'ibikorwa by'ubugizi bwa neza no kuzamura ikiremwa muntu kiva kikagera nkeka ko ari umwihariko w'abaruda izanye wo gukuraho ibintu by'intambara byo kwicana ikimakaza ko abantu babaho ahubwo kandi bakabwira bakaba ku isi nk'uko itegeko ry'Imana ribitegeka nuko gahunda zimeze ikindi South Africa Zimbabwe Angola bose demokarasi bamaze kuyibona yihuse n'idarapo y'abaruda bararibonye riri kuri internet murandasi birumvikana muri mudasobwa yatakayemo Tunisia Somalia Egypt birumvikana n'ibindi bihugu byose ntituzabisangiza ngira ngo Afurika by'umwihariko yo bo bari mu rugo bo ntago bazajya kuvumba ku mazi bateguriwe bo rwose bo turi kumwe cyane ko ntacyo tubahisha ari abavandimwe bacu ngira ngo abarimu bariyo bari kubigisha demokarasi yihuse kandi nziza mu bihugu byinshi tutari buvuga amazina yabo abarimu b'abaruda bariyo aho hose bari kugenda babigisha demokarasi nziza kandi yihuse kugira ngo nabo bashobore kwihuta kuyishyira mu bikorwa kuko ntago ruda ari ishyaka ry'agatsiko rigamije inyungu runaka ahubwo ni ishyaka rifunguye amarembo kugira ngo ibyiza rifite ribishoboye kugera ku batuye isi yose batari kwikubira ngo wumve ko ugomba kugira ibyawe gusa ahubwo ni karibu kuri buri muntu wese uri kuri iyi si kugira ngo abashe kwiga ubugira neza abashe kumva ko ibitwaro bya kirimbuzi bigomba gukurwaho ahaye kubaho abantu bakangisha abandi ngo ngiye mfite ibitwaro binini kandi ayo mafaranga agura ibyo bitwaro ari amwe mu yagashoboye kuba yatunga abanyagihugu nyuma ugasanga igihugu cyoretswe mu bukene mu nzara abana ntibiga ahandi ugasanga ubukene bumeze nabi nta mihanda bafite ariko ugasanga bakize ku bitwaro biremereye cyane ibyo nkeka ko nta kamaro kabyo icyakubaka isi ni urukundo ni amahoro arambye ndetse no kumvikana abantu bakicara bakaganira ndetse no kwigisha kugira ngo abantu barusheho guhuguka birumvikana demokarasi yihuse iraje ya yindi ya kera irimutse irahunze iragiye ibonye iyisimbura iyi demokarasi yihuse nta cyayisimbura birumvikana iyi nizanywe n'abaruda muri Afurika hose iyi demokarasi igiye gukwirakwira ku isi hose kuko ari demokarasi yihuta mu iterambere rya bose apana iterambere rya bamwe mu bwigenge bwa bose apana ubwigenge bwa bamwe mu bwibohore bwa bose apana ubwibohore bwa bamwe kandi twibohora mu bitekerezo apana kwibohora mu buryo bumwe bamwe baba bavuga ngo baribohoye ngo barizihiza iminsi mikuru yabo buzaba ari ubwibohore bwa bose noneho ubwigenge ubw'isi noneho urumva twese tuzaba mu isi nziza y'ubwibohore kandi y'amahoro n'amajyambere muri byose
banyafurikakazi, tugana ku musozo tubashimira ubwitange bwanyu mukomeza kugenda mugaragaza, umusanzu wanyu mutanga w'ibitekerezo kugira ngo RUDA yikomeze kunguka byinshi, yunguka ubumenyi. Turabibashimiye cyane abari muri Amerika y'Amajyaruguru, Amerika y'Epfo, muri Shiri, bo bose turabashimira uburyo mudahwema kutugaragaza ko mudukurikiye. Abari muri Australia nabo turabashimiye, abari mu Bwongereza hariya nabo turabashimira cyane kuko mugaragaza ku urukundo mukunda RUDA kandi mwagaragaje ko muyishimiye. Reka dushimire n'abavandimwe bacu bari hara muri Lesotho, abo nabo turabashimira cyane. Dushimira abavandimwe bacu bari aho bita Ataska, aho ni hafi y'inyanja hari, nkuko mbibona ku ikoranabuhanga, aho ni ku mpera z'isi bitewe n'aho twe duherereye, ariko bo nabo sinzi ko bajya bamenya ko bari ku mpera y'isi. Reka dushimire nanone cyane abantu bari mu Burusiya nabo nkeka ko badukurikiye, abantu bari ahantu bita Moscow, abo nabo bakunda kutwandikira kuri Facebook ndetse baba baduha ibitekerezo. Ndetse reka dusuhuze cyane tunashimira abantu baduha ibitekerezo byinshi, abantu bari muri Argentine. Ni abantu beza cyane, ni abantu bafite urukundo rwinshi, bavuga ngo bategereje umunsi mukuru, umunsi bazamanuka baza kwakira demokarasi nabo bajyana iwabo, izaba itangazwa, sinzi naho naba ko izaba itangazwa ku mugaragaro cyangwa se yemerwa n'isi yose. Ntago twakwibagirwa, ntago twasuza tutavuza abantu bari yaha muri za Madagascar, ubu ntago twabibagirwa, ndetse n'abantu bari muri Australia, abo ntago turi bibagirwe. Rero ni benshi, ni abavandimwe bacu, ni abantu bategereje demokarasi yihuse, bamaze kuyakira muri bo, gusa bategereje launch, niko twabivuga. Ni Abanyarwanda bo rwose bo bariteguye, miliyoni zirenga 16 ahari bamaze kugaragaza ko biteguye. Tubabwira ko aho imyiteguro igeze biri gutegurwa ubu, nuko hari gutegurwa uburyo kurahira ni kuba aho umuntu azaba ari, bitazasaba ko abantu bagomba gutega bazi Kigali, ahubwo abantu bazaba ari mu turere twabo, ibirori bazaba bireba kuko ibikoresho biri kuza, bizabafasha gukurikirana ibyo birori badukoresheje ikoranabuhanga rizaba ririho rigenda rikoreshwa, ritandukanye n'ibyo mwe musanzwe mubona. Aho bazaba ari hose rero ibirori bizabageraho. Reka rero tusoze tubashimira ubwitange bwanyu mudahwema kutugaragariza, ariko reka duhe n'umuyobozi wacu nawe agire icyo abagezaho asoza. Papa Demokarasi yihuse Barafinda Sekikubo Fred muri Algeria, mwese turabakunda. Libya, Egypt, Saudi Arabia birumvikana mwese, Yemen mwese, noneho Somalia, Ethiopia, birumvikana Sudan mwese, Chad, Niger, Mali, Mauritania birumvikana, Mauritania birumvikana, Liberia namwe, Ivory Coast birumvikana, Togo, Cameroon namwe, muri Equatorial Guinea mwese mukomere, na Tanzania, DRC, Uganda, Kenya, Burundi birumvikana mwese turabasuhuza kandi turabatasha. Muri Zambia mukomere. wa@RUDA_TIKE 07834428 622 muduhamagare.